Ndagira ngo none muri kano kanya munyemerere tugaruka kuri iyi nkuru yihutirwa muri rusange. Ni inkuru igaruka kuri FDLR ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, aho igihugu cy'u Rwanda cyongeye gusaba ko FDLR isenywa by'ako kanya bigahita bishyirwa mu bikorwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabyiyemeje mu masezerano y'amahoro ya Washington DC. Ibi kandi biragendana rwose n'ibiganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko kandi n'amasezerano yashyizweho umukono hagati y'impande zombi, aho rwose byari byemeranyijwe ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhita itangira gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda rwo rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Leta ya Repubulika y'u Rwanda rero yamaze gusaba byihutirwa rwose ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihe ngo itangire gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje Washington DC, kandi leta zunze ubumwe za Amerika rwose zibirebere hafi nk'uko zagiye zikunda kuba hafi amasezerano ya Washington DC. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo munyemerere mbinjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye, namwe muze kuba muri hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi cyane dukomeza kugenda tubategurira. U Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya FCM23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke wo mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugiye ukomeza icengezamatwara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ndetse n'ingengabitekerezo ikiyongera mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuva uyu mutwe washingwa. Ibi byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, n'inama igamije kwiga ndetse no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Gusa nubwo Vincent Biruta yabivuze gutya, ariko kandi yari kumwe na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nawe witabiriye iyi nama. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yatunguranye cyane rwose avuga ko adashaka abasirikare ba FCM23 muri ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko rwose birukanwa bakagenda bakava ku butaka bw'igihugu cye. Minisitiri Biruta yavuze ko rwose iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe ndetse no gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko rwose amasezerano ya Doha ndetse na Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse no mu muryango wa SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere muri rusange. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza ko rwose ruzashyira mu bikorwa inshingano zarwo zose, kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa, yaba yasinyiwe Doha muri Qatar ndetse n'ayasinyiwe Washington DC. Ubwo ni hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare rukomeye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika. Ati muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiriye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho, aho gushyiraho izindi nshya, kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobya inzira ndetse no gutesha agaciro ibyumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko rwose gucamo ibice ndetse no gushyiraho inzira nshya bitinza ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa hagati y'impande zombi. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo, aho kwifashisha inzira zitoranye cyangwa se zidakemura ibibazo mu mizi. Ati guhora ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigirwa icy'abandi ntibizakemura aya makimbirane, ahubwo bikomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politike ndetse n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda gishobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutekano w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda, kandi ugashyigikirwa n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rugaragarira amahanga rwose. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwambura intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje ko kutita kuri iki kibazo kigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge. Asaba ko impande zombi zikwiriye kubyubahiriza by'ako kanya. Yasabye kandi umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye kubaza impande zombi inshingano zo kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa mu batumiwe muri iyi nama
ko harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba n'abashobora gufasha imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiriye kwitabwaho mbere y'ibindi byose. Dr Vincent Biruta kandi yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiriye kubahirizwa ndetse no gushyira mu bikorwa iby'amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa habirebewe ku mpamvu muzi muri rusange. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ku itariki ya 18 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangaje ko yiteguye gutumira abanyapolitiki batandukanye b'ibihugu bitandukanye bagahurira mu nama igamije kwiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rwose ifatwa ry'umujyi wa Uvira, aho banavugarutse cyane kuri AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yoweri Kaguta Museveni nk'uko yari yabitangaje byarangiye rwose, ariko bigenze rwose abayobozi baraza barimo na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nawe witabiriye rwose hakoreshejwe ikoranabuhanga, nk'uko n'ubundi byari bipanze ko inama igomba kuba hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'amashusho muri rusange cyangwa se imbona nkubone, aho n'ubundi u Rwanda rwo rwari rwitabiriye iyi nama nk'uko byari bigaragara neza cyane. Rwari rwahagarariwe na Dr Vincent Biruta, ni Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri rusange, ariko kandi byose biranagendana nuko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda nabyo bikomeje umubano ukomeza kugenda uzamo agatotsi kubera imitwe yitwaje intwaro y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bikanagendana n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira FCM 23 yigaruriye ku itariki ya 10 ukuza muri mwaka wa 2025. No kuva imirwano yatangiye igafata indi ntera mu ntangiriro z'ukuza mu mwaka wa 2025, bigasiga AFCM 23 yongeye kwigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Iyi nama yari igamije kurebera hamwe uko bakemura ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uruhare rw'u Rwanda se muri ibi mirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko byagiye bikunda kugenda bigarukwaho n'imiryango mpuzamahanga, ariko kandi u Rwanda rwongeye kwigaragaza neza cyane rwose, ruvuga ko nta hantu ruriye na gatoya n'iyi mirwano ikomeye ikomeje kuba hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23, ariko kandi ko u Rwanda ruzakomeza kugenda rushyigikira inzira y'ibiganiro, kuko ari byo bishobora kugeza akarere ku mahoro arambye muri rusange. Inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwagiye rukunda gushinjwa guhereza intwaro ndetse n'abasirikari ba RDF umutwe wa FCM 23 ngo ni ukugira ngo ukomeze kubafasha guhashya byimazeyo rwose uburasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFCM 23 ikuremo umutwe wa FDLR ku rwego rukomeye cyane, ariko kandi n'inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwagiye rukunda kuguhakana bino birego bidafite inshingiro by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Byahinduye isura ubwo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yajyaga ku butegetsi, nibwo byahinduye isura rwose, u Rwanda rukomeza kugenda rushinjwa ibirego byinshi cyane, ndetse n'imikoranire hagati ya FDLR ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yiyongereye kuvugwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yajyaga ku butegetsi. Kuvugwa yajyaga ku butegetsi n'ubundi muri 2023 nibwo byahinduye isura ku rwego rukomeye cyane. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho, nta makuru yaravunaguye twari tubateguriye muri kano kanya kugira ngo mujye mumenyera amakuru agiye atandukanye ku gihe. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose.